Haleluya, haleluya. Uwiteka ashimwe kubw'uyu mwanya. Uri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Ugiye kuganira nanone ku ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi 119 umurongo w'105. Avuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Amen. Mu gihe cy'umwijima niho umuntu akenera ikintu cyamumurikira aho agiye kunyura atambuka, mbese mu nzira anyuramo. Ni ryo jambo dufite uyu munsi. Mu gihe rero cy'umwijima, igihe twari tukiri mu mwijima, twakeneye n'ubu kandi turakenera ijambo ry'Imana rigereranywa n'itabaza, rigereranywa n'umucyo, kugira ngo bitumurikire, kuko rituma ugenda udakorakoresha intoki, ukorakora n'intoki, noneho kugira ngo udashobora gusitara, udaca amano, ukaba wasitara uri nk'ahantu hatabona, ugenda utsitara ku mabuye, waba uri nko mu ishyamba ugatsitara ku biti, ku mizi y'ibiti byo mu ishyamba, ahantu hari umwijima, ukaba wagwa mu myobo ihari icukuye. Hari imyobo yajyaga hacukurwa yo gufata amazi, ukaba wagwamo. Ahantu rero hatabona kuhagenda biragora cyane. Niyo mpamvu umuntu akenera ikintu cyamumurikira. Muri ubu buzima rero tugendamo, muri ubu buzima bwa gikristo, tugenda mu mwijima w'ikibi, wa sekibi, wa Satani. Bibiliya yera, ijambo ry'Imana rero ritumurikira, riratwereka inzira aho kunyura, kugira ngo ubone aho utambuka ureba. Ubundi rero Kristo Yesu niwe utumurikira. Kristo Yesu niwe utumurikira inzira tunyuramo, akaduhishurira iyo mizi mibi y'indangagaciro zitari za gikristo, ndetse n'ubwenge bw'isi, n'abantu ba bwenge bw'isi tugenda duhura nabo. Umwami Yesu akagenda adutegurira imitego, atwereka imitego binyuze mu ijambo ryayo, atwereka ibintu biri mu nzira tunyuramo igana mu ijuru. Yesu rero niwe mucyo wacu. Icyo rero dusaba nuko natwe tuba umucyo w'ab'isi. Yesu aratumurikira, natwe rero iyo turi kuri Yesu tuba ducaginga. Iyo rero tumaze gucaginga, nk'uko ucaginga telefone yawe, iyo uhuye n'abo mu isi ugerageza kubamurikira, kubabwira ijambo ry'Imana, kuko niryo ribamurikira. Haleluya. Iyo ijambo ry'Imana uryumvise, ukaritekerezaho neza, ugakora ibyo rikubwira, rikumurikira inzira aho ugomba kunyura, ugakora ibyo rikubwira. Niko kumvira, ni ugukora iby'ijambo ritubwira. Yesu rero mu ijambo ry'Imana ni itabaza, niryo ritumurikira aho tunyura, aho dutera intambwe. Niwo mucyo, niho Yesu Kristo niwe mucyo utumurikira natwe aho tugomba kunyura. No muri twebwe iyo dufite umucyo, kuko Yesu yatubwiye ngo, Yesu yavuze ko ari umucyo w'isi, natwe tuba umucyo w'isi iyo twiyemeje gukora icyo Yesu adusaba mu ijambo rye, tukamurikira isi, tukaba umucyo w'abari mu mwijima. Haleluya. Abanyabyaha tukabereka inzira yo kugana kuri Kristo Yesu. Uyu mwaka mushya rero ni umwaka wo kugira ngo dushobore gukora umurimo w'Imana wo kugarura abantu kuri Kristo, kugira ngo bashobore kugenda mu nzira nziza, mu nzira igana mu ijuru, kuko umwami Yesu ari hafi kugaruka, kugira ngo tuve mu mwijima tujye mu mucyo. Naza gushaka abamwemeye, naza gushaka umugeni we, avugije impanda, tuzamusanganire mu bicu, kuko ntabwo ari kera. Ni byiza rero ko twiga Bibiliya yera, bizatuma itumurikira inzira yo kunyuramo, kandi iyo nzira igana mu ijuru kwa Data. Yesu rero
aduhe umugisha kandi aduhe kujya turushaho kwiga Bibiliya no gusoma ijambo ry'Imana, kuko niryo ryonyine ritwereka inzira. Ntabwo twerekwa inzira n'ibitekerezo by'abantu bitavuye mu ijambo ry'Imana. Ntabwo twumva umuntu uwo ari we wese kereka iyo ayobowe n'ijambo ry'Imana, natwe kandi tukareba ko ibyo atubwira bituruka mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero niryo ritutabaza, rimurikira ibirenge byacu, ukaba n'umucyo utumurikira mu nzira aho tunyura. Uwiteka rero abahe umugisha kandi mukomeze kuyoborwa n'ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.